intambara z'imbunda n'amasasu uzazibura ntazizaba ariko intambara z'abakozibimana abahanuzi bavuga butumwa abapasteri nibo bagiye guhangana nibo bagiye kurwana mihanuye ndi muri aya mazi nukumwuka ari kumbwira niko ndi kumva ijwi riri kumbwira nta ntambara ihari y'amasasu intambara zihari ni mu rugo iwawe mu itorero aho usengera aho wavukiye nizo ntambara yego Imana ishimwe mu minsi yashize naje kubona iyerekwa numva ijwi riri kumbwira ngo buri mwe wese yitegura urugamba agiye guhangana narwo yego kuva muri uku kwezi kwa gatanu kugera mu kwezi kwa karindwi izi ntambara zigiye kwaduka izi ntambara niho zigiye kwagu ndagira ngo nkubwire ngo sengera umuryango wawe sengera aho uvuka sengera aho utuye sengera aho usengera urangije ubuhozi ubwira Imana ngo turengere niyo mpamvu ugiye kukubwirira ijambo muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu uzagerayo warabonye umukozi w'Imana nyakuri abantu bari kujaho bakanura ngo Imana iberetse intambara nta ntambara ihari y'amasasu nta ntambara ihari y'imbunda n'amasasu oya hayo rwose Yes, twongeye kubasuza tunabaha ikaze bantu mudahema kudukurikira kuri Nimero wacu wa Aline Official TV. Nkuko bisanzwe nta tutazabatembereza ubu twageze no ku mazi. Aline umeze ute? Meze neza ndashima Imana. Urashima Imana. So no kuvuga ngo rero wenda abantu benshi bashobora kuzibaza bati ku mazi mwahageze mute byagenze bite? Mazi rero muri pimbye yaravuze ngo nimuze mwenyine twihererane munsanga ahantu atari abantu ko muri kubona hano ku mazi nta bantu bahari akavura kari kugwa ari gateya nta bantu bahari nanjye naje kwihererana n'iki n'Imana abantu benshi bazi ko kujya mu mazi baba bagiye gupfumaguza ariko ntabwo bazi ko hari ibitangaza Imana yagiye ikorera mu mazi byinshi cyane bisobanuye iki burya Imana aho uri hose wayibona ariko twagiye twumva ibitangaza yambukije Abisiraheli inyanja yaciye mu muhanda ubwo abarobyi bari kuroba bamaze igihe kirekire bari kuroba ariko ngo babuze amafi bafatisha ngo Yesu yarururukiye arababwira ngo nimuhindure iki urushundura tumaze igihe turi gusengera ahantu henshi hatandukanye turi gusengera mu nsengero turi gusengera ariko uyu munsi twahinduye urushundura twaje ku mazi nawe aho uri gusengera aho umaze iminsi uri gusendera ngera hindura urucundura none numara guhindura urushundura uri buze kuroba iby'Imana igiye kugira gute kugwangurobe ibyigiye kukugabiza Imana ibaho umugisha cyane amen so urakoze cyane ubwo no kuvuga ngo wenda nta hantu umuntu atavugira Imana nta hantu umuntu atavugira Imana yego okay so rero wakomeza wikaze unasuhuza abakunzi bawe unakomerezaho no kujambo ry'Imana duteguriye no munsi ndabasuje cyane bantu mukunda kunkurikira muri benshi Imana ibahereza umugisha cyane ndabakunda cyane by'umwihariko bantu mukunda Aline Official TV Imana ijye bamera umugisha waba uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda uri muri Kongo uri mu Burundi igihugu cyose waba urimo umve ko ngusuye cyane kandi nkubwira ngo ikaze na karibu kuri Aline Official TV Imana ibamera umugisha cyane rero hano reka ngiye kubanza gusenga mbere yuko mvuga iyerekwa ngiye kubanza gusenga nsengere n'ijambo ry'Imana hanyuma dukomeze Mana mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe turi imbere y'ubwiza bwa izina ryawe nirishimwe muri aya masaha turi imbere y'ubwiza bwawe twageze kuri ya nyanja Abisiraheli ngo baragutakiye bari ku nyanja ngo urangije urururu kubana nabo Uwiteka nyagora ku ngoma abarobyi babuze icyo baroba ngo urangije urababwira ngo nibahindura urushundura ibyo wabikoreraga mu mazi uri Imana idakangwa n'amazi menshi uri Imana idakangwa na biracitse uri Imana igikora bahari batanahari
kandi banari kureba wisobanura ngo uri Imana nyamana izina ryawe nirishimwe muri aya masaha turi imbere bwiza bwawe warantumye ngo ibi bintu mbirangururire buri muntu wari wo wese abashe kubyumva rero Kristo Mesiya mimbaraga kandi umereza amagambo y'ubwenge muri aya masaha izina ryawe rihabwa icubahiro urakoze kuri Imana data wa twese izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwa icubahiro. Mu minsi yashize naje kubona iyerekwa numva ijwi riri kumbwira ngo nzaribwire abantu bose bankurikiye. Nagiye kubona mbona buri mwe wese afite urufunguzo ariko urufunguzo ari kurusubiza warumuhaye. Buri mwe wese afite urufunguzo ariko urusubiza warumuhaye. Umuntu uri mu ikode ababitse urufunguzo atari mu nzu ye ariko afite iki urufunguzo. Bisobanura ngo iyo umuntu ari mu ikode aba afite uburenganzira bw'iyo nzu kuko bari mu ki nikode ariko na nyirinza afite uburenganzira bwo kuza kugira ngo amukure mu ki nikode mu nzu ye. None ngiye kubona mbona buri muntu wari we wese ari gutanga urufunguzo. Numva umuririmbyi uri kuvuga ngo manira icumbi wansizemo ririmo kungora banyiri icumbi baransuzugura ngo waradutaye ngo turabasazi baduca intege ngo mbese iyo dusenga yarasinziriye. Ndagira ngo mbwira abantu iri yerekwa nabonye wowe mukristitu umuntu wese w'umukristitu ari mu icumbi kuko iyi si turimo ntabwo ariyo gakondo yacu ntabwo ari iwacu ahubwo turi mu icumbi. Rero kuba mu icumbi nyir'icumbi naza ba nyir'icumbi hari igihe ujya gusenga batari ko kari ubundi gihe kasengeye batigiye kabwiririje abo ni ba nyir'icumbi bari kugusuzugura. Hanyuma ngiye kumva numva ijwi riri kumbwira ngo abantu mureke kwijujuta kandi mureke kuririra abari gupfa ahubwo mwebwe ubwanyu mwiririre. Birire ubwabo kubera umukristo wese ntabwo mwisariwe ahubwo iwacu ni mwijuru. Amen. Bisobanura iki? Bisobanura ngo aho kuririra umuntu wawe ugiye gupfa cyangwa se aho kuririra umuntu wawe wapfuye ririra wowe ugihari uvuga ngo mbese iri cumbi ko ndirimo ahari nyir'icumbi nubwo ari kuza kunyirukana ahari wacu mu ijuru ho mafite inzu. Nasomye ijambo rirambwira ngo kwa data hari amazu menshi iyaba atarimo mba mbwibabwiye ariko bakristo mwihangane uburare wihangane kuko iri cumbi turimo ni iry'igihe gito. Uziko iyo uri mu icumbi utinya kurya inyama ngo nyir'inzu ataza gusanga uri kwirya. Ushobora kuzirya ugasanga azati umuntu harabwo no kunyishura ahubwo ari kurya n'inyama. Uziko iyo uri mu icumbi uwirinda kwambara umwenda uhenze kurusha uwa nyokobuje. Iyo uri mu icumbi wirinda kugenda neza wirinda kwambara urukweto ruhenze kubera kuri muki mu icumbi. Ndagira ngo mbwira abantu mwese munkurikiye haba abahanuzi abashumba abapasiteri tureke kuririra abagiye gupfa ahubwo turirire twebwire icumbi turimo ahari data wo mu ijuru ari kutwibuka. Ese ko ndi umuhanuzi ahari mfite gakondo mu ijuru. Muririmbye nawe uyu mwuka arangera avuga ngo mwijuru iwacu zirakamwa ayiwe mwijuru iwacu zirakamwa yego amata y'umwuka wera iyeme amata y'umwuka wera yego niyatuma tujya ku rugamba iyeme niyatuma tujya ku rugamba yego tugataha n'itsinzi yego tugataha n'itsinzi ahari nawe uri kunywa ku mata y'umwuka wera ugataha n'itsinzi mwijuru iwacu nimo mubi inka ziri gukamira muba amata bari kunywa amata y'umwuka wera nawe urimo nawe uri muri abantu bari kunywa ku mata y'umwuka wera.
Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Hari ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo 3:2 haravuga ngo Uwiteka we numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka uje uwumenyesha mu burakari wibuke kubabarira. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Uyu iri jambo ry'Imana uyu waryanditse yitegereje ibihe tugiye kunyuramo. Iravuga ngo Uwiteka hembura umurimo wawe. Mana ihembure umurimo wayo. Mana ihembure ku bahanuzi. Mana ihembure ku banyamasengesho. Mana ihembure. Yego. Imana ihembure umurimo wayo. Yego. Nagiye kumva numva nkiri muri iryo yerekwa, nkiri muri iyo message turi gutanga imfunguzo, nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo dayimoni afite ari kwiyoberanya cyane mu bakozi b'Imana. Umuntu agasa n'intama kandi atari intama. Dayimoni afite uruhu rwo kwiyoberanya. Yego. Dayimoni afite ishusho yo kwiyoberanya. Dayimoni akazira mu muhanuzi ukagira ngo ni umuhanuzi kandi ari Satani. Satani afite amayobera kandi ashaka kwigereranya n'Imana. Yego. Burya mureke mbabwiza ukuri, Satani arakora kandi ariho kandi afite imbaraga. Ibyo wigira uri umuhanuzi, uri pasiteri, uri umushumba, Satani arakora kandi afite imbaraga, uretse ko adafite imbaraga nk'iza Yesu wacu. Yego. Afite imbaraga zo kukugwisha mu cyaha, afite imbaraga zo kukugwisha mu busambanyi, mu bujura, mu bwibone. Satani afite imbaraga. Ndi kuri aya mazi. Yego. Naje kukubwira iri jambo, naje kuguhereza iyi message Imana yavuganye nawe. Mana yambwiye ngo mwese muri iyi minsi uri umunyamasengesho nushaka uzabe warabihanuye. Ariko uyu mwaka ni umwaka uzatabarirwamo benshi. Mana ishimwe. Ni umwaka buri mwe wese azagera mu kwa gatanu yarabonye ukuboko kw'Imana. Yego. Ni umwaka ugiye kubaho ukomeye, ariko umwaka ugiye gutabarirwamo abantu basenze Imana. Byo rwose. Ni umwaka Imana ije kurobanura intama mu ihene. Yego. Burya ndagira ngo mbabwire ngo iyi hene imaze igihe kirekire mu ntama, burya isa n'intama. Ihene? Iyi imaze igihe kirekire mu ntama, ijya kuzana agashusho k'intama. Yego. Bisobanuye iki? Hari amahene ari mu murimo w'Imana, hari abahanuzi ariko ari amahene. Sinzi umuntu wavuze ngo ni bakibuno, bari mu murimo w'Imana kandi barashaka kwanduza abantu b'Imana. Barimo. Niyo mpamvu ngiye kukubwira iri jambo. Muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu uzagerayo warabonye umukozi w'Imana nyakuri. Abantu bari kujaho bakanura ngo Imana iberetse intambara. Nta ntambara ihari y'amasasu, nta ntambara ihari y'imbunda n'amasasu. Oya, hayo rwose. Ahubwo rwana intambara n'umuryango wawe. Intambara zihari ni intambara z'amatorero, ni intambara z'abaperezida, ni intambara zitandukanye, ariko intambara z'amasasu n'imbunda ntazo. Nushaka utitire vuga ngo Imana iravuze, ariko nta ntambara y'amasasu. Ni intambara ugiye kuzarwana mu rugi wawe, mu nzi wawe uharwanira intambara wawe. Iyo bonura ngo abantu bagiye gupfa, oya, umuryango wawe ni dayimoni agiye guteza ikintu cyitwa n'amakimbirane mu muryango. Ni intambara mu matorero. Nizo ntambara zigiye kubaho. Nutegereza intambara z'imbunda n'amasasu uzazibura. Zizaba. Ariko intambara z'abakozi b'Imana, abahanuzi, bavuga butumwa, abapasiteri, nibo bagiye guhangana, nibo bagiye kurwana. Mihanuye ndi muri aya mazi, nuko umwuka ari kumbwira, niko ndi kumva ijwi riri kumbwira. Nta ntambara ihari y'amasasu. Intambara zihari ni mu rugo iwawe, mu itorero, aho usengera, aho wavukiye. Nizo ntambara. Yego. Imana ishimwe.
buri mwe wese yitegura urugamba agiye guhangana narwo. Yego. Kuva muri uku kwezi kwa gatanu kugera mu kwezi kwa karindwi izi ntambara zigiye kwaduka. Izi ntambara niho zigiye kwagu. Ndagira ngo nkubwire ngo sengera umuryango wawe, sengera aho uvuka, sengera aho utuye, sengera aho usengera, urangije ubuhozi ubwira Imana ngo turengere. Haleluya, haleluya. Amen. Ubwira Imana ikurengere. Imana iturengere rwose. Tugiye gusenga Imana. Yego. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye ngo nimbabwire ngo nta ntambara y'amasasu n'imbunda, intambara zihari ni intambara zo mu rugo iwacu no mu miryango yacu. Mubakozibimana. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Turi imbere y'ubwiza bwawe. Turagushimye uri Imana. Turagushimye. Turagushimye wigeze ubwira ubwoko bwawe urayibwira ngo muzabirebesha amaso ariko ntibizabageraho, bisobanura ngo tuzaziyumvisha amatwi yacu ariko ntabwo zigera ziba. Izina ryawe nihabwe icubahiro. Uzarengera imiryango yacu, uzarengera yacu, uzarengere ubwoko bwawe kubera ko Imana ishoboye byose. Uzaturengere kuko uri umurengezi, uzadutabara uzindutse kuko uzadutabare kuko uri umurengezi wacu kandi ukaba uri umurwanyi wacu. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Muri aka kanya uvanye intambara mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo ugiye kwereka kuri ufite imbaraga zihambaye kandi amayoberane ya Satani Uwiteka nyagora ku ngoma waje kumishurira. Urambwira ngo nitegereze isi n'abayituye, urambwira ngo nitegereze abapasiteri, urambwira ngo dore bariya bose bari gukora ku bantu bakagwa, urambwira ngo ni imyuka mibi, urambwira ngo hari ikintu ukoze. Turagushimiye kubera ko hari ikintu ukoze. Turagushimiye kubera ko uri Imana nyamana. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze tukoreye igitangaza. Ndi muri aya mazi ko ababuze inzira bakiriye inzira. Ndi muri aya mazi ababuze urubyaro kubahaye urubyaro. Ndi muri aya mazi ababuze urushako kubahaye gushaka, ababuze guheka kubahaye guheka. Urakoze kuri Imana ishoboye byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha cyane kandi Imana ikomeze ibashigikire mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane.